Dukomeje gufataniriza hamwe gusoma igitabo cyo kugana Yesu cyanditswe na Elina White, muri kumwe na Marita Karasira. Igice cya 5, kwitanga. Imana dusezeraniye iti, muzanshaka kandi muzambona nimunshakana umutima wose. Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 13. Umutima wose ukwiriye kwegurirwa Imana, bitabaye bityo guhinduka kwatuma dusa nayo ntikwatubonekamo. Ku bwa kamere yacu twatandukanijwe n'Imana. Umwuka wera arasobanura uko tumeze ati, mwishwe n'ibicumuro byanyu. Abefesi igice cya 2 umurongo wa 1. Murahwereye. Yesaya igice cya 1 umurongo wa 5 wa 6. Nta gisigaye kikiri kizima. Icya kabiri cya Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 26. Dukanagiriwe cyane mu mitego ya Satani wadufashe mpira uko ashatse. Imana yishaka kudukiza no kutubohora, ariko kamere yacu igomba guhinduka ukundi rwose no kugirwa nshya. Dukwiriye kwiyegurira rwose. Kwirwanya no kwitsinda ni intambara nk'izindi zose zigeze kubaho. Kwitanga no kwegurira Imana byose bigomba intambara, kandi umutima ukwiriye kuyoboka Imana kugira ngo uhinduke mushya rwose wera. Ingoma y'Imana si ubuhake bw'abayoboke ameze nk'impumyi batwazwa igitugu, ahubwo ingoma y'Imana ishimwa n'ubwenge n'umutima. Uwiteka ararika we yaremye ati, nimuze tujye inama. Yesaya igice cya 1 umurongo wa 18. Imana ntihata abo yaremye ku gitugu. Ntiyemera kwitanga n'icyubahiro kitavuye ku mutima ukunze kandi kudatangwa nk'ubwenge. Kwemera ku gahato kwabuza amajyambere, kwatuma umuntu amera nk'imashini igengwa n'abandi. Uko si ko Imana rurema ishaka, ahubwo ishaka ko umuntu ajya mbere agashyikira urugero rushyitse, kuko ari we mbonera mu byo yaremye. Yadushyize imbere amahirwe atagira uko asa, ishaka kuyatugezaho kubw'ubuntu bwayo. Itugira inama ngo tuyiyegurire, idukoreremo icyo ishaka. Dukwiriye guhitamo kubohorwa ingoyi z'ibyaha kugira ngo tubone gusangira n'abana b'Imana umudendezo utagira impinduka. Iyo twiyeguriye Imana, ni ngombwa ko twitandukanya n'iby'isi byose. Nicyo cyatumye ivuga iti, umuntu wese wo muri mwe udasiga ibyo afite byose ntakwiriye kuba umwigisha wanjye. Luka igice cya 14 umurongo wa 33. Ikintu cyose kidutesha Imana gikwiriye kurekwa. Ikigirwamana cya benshi ni mamoni. Gukunda amafaranga no kwifuza ubutunzi bimeze nk'umunyururu w'izahabu ubaboheye kuri Satani. Kwifuza kuratwa n'abandi no kugira ry'icyubahiro cyo mu isi bibera abandi ikigirwamana, ariko izo ngoyi zitugira ibiretwa zikwiriye gucibwa. Ntitwabasha kwitanga igice ngo tube abana b'Imana uruhande rumwe ngo urundi tube ab'isi. Ntitwaba abana b'Imana keretse tubaye bo rwose. Hariho abavuga ko bayoboka Imana kandi bibwira ko bashobora gukurikira amategeko yayo ku bw'imbaraga zabo ubwabo no kuboneza ingeso zabo no kuzakizwa ku bw'umwete wabo. Urukundo rwa Kristo ntirwashoye imizi mu mitima yabo ngo rubakoreremo, ahubwo bagereza gukora imirimo y'ubukristo nk'aho iyo mirimo yari izabageza mu ijuru. Idini rimeze rityo nta kamaro, ni ubusa. Kristo naba mu mutima w'umuntu koko, ubugingo bw'uwo muntu buzuza urukundo rwe, bunezezwe no gushyikirana nawe, bwomatane nawe, kandi uko azajya amurangamira aziyibagirwa. Urukundo akunda Kristo nirwo ruzajya rumuyobora mu byo akora byose, akiyumvamo ko urukundo rw'Imana rumuhata. Ntabaza ubuke bw'ibyo akwiriye gutanga ngo akizwe, ntabaza urugero rwo hasi urwo ari rwo, ahubwo agambira gushyikira urugero rushyitse rwagenwe n'umucunguzi we. Ashishikara cyane gushyikira urwo rugero, bigatuma ahara byose, kandi uko arushaho gusobanukirwa ni nako arushaho gushishikarira kurushyikira. Kwivuga ko uri umukristo ntugire urukundo rukomeye rungana rutyo ni ugupfa kwivugira, ni umugenzo, ni ukurushywa n'ubusa. Mbese wiyumvamo ko kwiyegurira Kristo rwose ari ukwihotora kurenza urugero? Wakwibaza uti, Kristo we se yamariye iki? Umwana w'Imana yatanze byose, ubugingo bwe n'urukundo rwe, yemera no kubazwa kugira ngo dukire. Byashoboka bite ko twebwe abatari bakwiriye urukundo rungana rutyo ko tumwima imitima yacu? Nta mwanya wo mu kubaho kwacu hita tutabeshejweho n'amahirwe y'ubuntu bwe. Nicyo gituma tutabasha kumenya ubujiji n'ibyago twakijijwe uko bingana. Mbese twabasha guhanga amaso uwacumiswe icumu azira ibyaha byacu kandi tugahinyura urwo rukundo ruhuje n'ubwo bwihotore? Mbese turangamiye umwami wacu w'icyubahiro wicishije bugufi cyane?
twabasha dute kwivovotera, kurwana no kwicisha bugufi dushaka ubugingo budashira? Abantu benshi birata mu mitima yabo bakibaza bati, niki cyatuma nibabaza nkicisha bugufi ntaramenya rwose ko Imana yanyemeye? Ndabinginga nimuhange Kristo amaso, nta cyaha yigeze akora, kandi ubwo ari umutware w'ijuru yigize nk'umunyabyaha kubw'abantu. Yababaranye n'abagome, yishyiraho ibyaha by'abantu benshi, asabira abamucumuyeho. Yesaya igice cya 53 umurongo wa 12. Ariko twebweho iyo dutanze byose tuba duhaze iki? Nta kindi keretse umutima uhumanijwe n'ibyaha, dushaka kubonezwa na Yesu, akawejesha amaraso ye, akawukisha urukundo rwe ruhebuje. Nyamara abantu bibwira ko biruhije guhara byose. Kubyumva ntyo bintera ishavu, ndetse mfite isoni zo kubyandika. Imana ntiyatubuza kureka ikintu cyose iyaba yari izi ko cyatubera cyiza tukigumanye. Mu byo ikora byose, icyo ishaka ni uko abana bayo bagubwa neza. Icyampa batahisemo Kristo bakamenya ibyiza bafitiye biruta ibyo bishakira ubwabo. Umuntu ucisha ukubiri n'iby'Imana ishaka mu byo atekereza no mu byo akora, aba arenganya umutima we awishe. Nta munezero nyakuri ubonekera mu nzira buzanijwe n'Imana. Niyo izi ibyiza ikatugenera ibidukwiriye, inzira y'ibyaha irimo amakuba no kurimbuka. Kwibwira yuko Imana inezezwa n'imibabaro y'abana bayo ni ukuyoba. Abo mu ijuru bose bifuriza abantu kugubwa neza. Umubyeyi wacu wo mu ijuru ntagomwa umuntu n'umwe mu baremwe inzira y'umunezero. Icyo Imana iduhamagarira gukora ni ugutera umugongo ibyatuzana imibabaro no gucogora, bikatuvutsa umunezero w'ijuru. Umucunguzi w'ab'isi yemera abantu uko bari kose. Ubukene bwabo n'ubugoryi bwabo n'intege nke zabo, ibyo byose abiturokoresha amaraso ye. Ariko uretse n'ibyo, ahaza no kwifuza ko bemera kumuhakwaho no kwikorera umutwaro we. Imigambi ye ni ukuruhura abamusanga bose, bashaka umutsima w'ubugingo no kubazana umunezero utagira akagero, bitabasha kubonwa n'abatamwumvira. Abantu benshi barabaza bati, nabasha kwiyegurira Imana nte? Wenda waba ushaka kwiyegurira Imana, ariko kuko ufite intege nke mu mutima, ukaba uri imbata yo kutizera, ingeso za kamere zikubuza kwitandukanya n'ibyaha. Amasezerano yawe n'imigambi yawe bimeze nk'uwakwenda umusenyi akawuhamo umugozi. Ntubasha gutegeka ibitekerezo byawe n'igishinja cyawe n'irari ryawe. Uko wibuka amasezerano yose wishe n'umuhigo utahiguye, bituma ucika intege ukiheba, ukibwira yuko Imana itabasha kukwemera. Ariko ntukwiriye kwiheba. Icyo ukwiriye gusobanukirwa n'imbaraga yo kwitegeka uko ingana, kuko ariyo mbaraga itegeka kamere yose y'umuntu n'ububasha bwo guhitamo. Byose bigengwa n'ububasha bw'umuntu. Imana yahaye abantu umudendezo wo guhitamo, bawuherewe kuwukoresha. Ntiwabasha guhindura umutima wawe, ntiwabasha kandi kwitera irari ryo gukunda Imana. Ariko icyo ubasha cyo ni uguhitamo kuyiyoboka, ukemera Imana kuyobora ubushake bwawe, kuko aribwo izagukoreramo igasohoreza ubushake bwayo muri wowe. Niho kamere yawe izitegekerwa n'umwuka wa Kristo, ibitekerezo byawe bigahuza n'ibye. Kwifuza kwera ni byiza, ariko rero iyo bigungiriye aho ntacyo bimara. Benshi bazazimira nubwo bifuza no kwiringira ko bazaba abakristo. Ntibamasha kimwe ngo begurire Imana ubushake bwabo. Ntibahitamo kuba abakristo bamaramaje. Nugenga ubushake bwawe, ukubaho kwawe kuzahinduka ukundi rwose. Iyo weguriye Kristo ubushake bwawe, uba wifatanyije n'ububasha buruta ubw'ubutware bwose n'ingoma zose. Uzagira imbaraga iva mu ijuru yo kugukomeza, maze kandi uko uzajya wiyegurira Imana, niko uzajya ubashishwa kugira ubugingo bushya, ari bwo bugingo bwo kwizera. Aha niho igice cya 5 kirangiriye. Imana ibaha umugisha.